zishimishije kandi zesheye zuje ubwuzu n'icyusa mu muryango iwacu. Umutambuke rwose bashyitsi bahire.
no kumanywa y'ihangu banyogosenge bene kubutama karubona kabugasize dusize w'igihugu wemeye nyamuri ngenda mubyeyi Alphonse uri ku ruhembe rw'umuryango ndagira ngo gushimire ko waturobanuriye abari bakwiye kandi bamaze kugera mu myanya wateguye. Intore z'intoranywa baje barangajwe imbere n'umubyeyi Theogene. Nimunkundire mbagireho umugisha abafite uruti rw'umugongo rukibasha maze tukigire ejuru dushimire Imana iduhaye kurama no kuramuka by'umwihariko iduhaye intore z'intoranywa nk'izi ngizi. Mana turagushimiye duciye mu izina rya Yesu, tugushimiye uyu munsi mwiza uduhaye, turasenze ngo bane natwe uduhere umugisha muri kino kibuga Kigali aho umuryango wateguye ko kugira ngo ari ibinyobwa n'ibindi byose byizwe nawe kandi uduhe ikirere kizima kugira ngo tuze gusoza turi amahoro dushima izina ryawe. Ibyo tudasabye ubona ari ngombwa ubiduhane n'abera bose mu izina rya Yesu, amen. Mubyeyi nk'uko nari nkubwiye twagenderewe n'intore z'intoranywa barangajwe imbere n'intore y'intajorwa akaba umubyeyi Theogene. Ndagira ngo mbagireho umugisha nimumumenye maze mumutwakirire kandi munamumenyere ibikwiye umuryango. Umwanya mugari no wanyu. Theogene Karame Alpho, muraho neza. igera imbere ngo usuhuze mu izina ry'umuryango w'Amakombe rwose. muraho cyane. Muraho neza. amashyi Amashongore. murakomeye mu buganza bwegera igisaka. Bwegera igisaka? Ubuganza turaho. akavura karagwa n'akazuba biravanze, ikirere cyiza. ni byiza. Yego. Meze mute mwebwe? natwe turaho. Yego. aha rero hitwa Imusha w'inyambo. Umusha w'inyambo. akaba ari mu murenge wa Rwamagana. Yego. mu karere ka Rwamagana nako. Yego. akaba hayoborwaga na Rwubusisi. Yego. ujya umwumva? Rwubusisi njya mwumva. rwakigenza. Yego. nyirango rero tuguhaye ikaze n'abashyitsi muri kumwe murisanga. Murakoze cyane. kandi turabishimiye. Murakoze cyane Alpho. uwo duhaye ikaze rero ntaba akiri umushyitsi ahubwo aba yabaye umusambi. Yego. ubu rwose ntihongere kwibara mu bashyitsi, ubu nawe wabaye umusambi. ariko rero hano twakira abashyitsi ntabwo ari ukubaha ikaze gusa, turanabazimana. Umuryango wa Ngara ndetse ko hari ibisanzwe Alphonse. Umuryango wanyu dusanzwe rwose twisangamo, rero ntacyo twahaburiye. Ndabona za ntango mukizigira. ntabwo erega ahantu habaye ibwami ntabwo nta kijya kihabura. Oya nta kihabura rwose. Murakoze cyane. soma Badusome. ahubwo dusomere rimwe. Ntacyo bitwaye. Reka tuba dukoze uburyo tureba. uyu mukobwa ntabwo utwaze. Ingingo iracyari yayindi Alpho. ni yayindi. Ni yayindi rwose. uyu mukobwa ntabwo utwaze, usubire mu byimbo byawe. Alphonse rero urakoze kunyakira. yego. ariko urabona nanjye ndi kumwe
hamwe itsinda rigari twese turi umuryango wa Sindayiga Innocent. Ubwo rero bavuze bati wowe Theogene ngaho jya ku ruhembe rw'umuheto turongora imbere maze ibintu byose bigende neza. Uranyakiriye kandi by'uko mbasanze mu gitaramo ariko natwe utubiri bwatugezeho, ariko nagira ngo banze uce bugufi. nagira ngo manze ngire umuryango maze ngubwire umuryango turi kumwe maze umyemerere mu gitaramo mufite kuko natwe twarenze turimikiza maze unyemerere nanjye nsabe ntangize ibiri mu zindi maze mukubaca. Icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Urakoze cyane. Theogene rero karame ngira ngo nkikomeje ijambo ngiye ngomba kuba ntari kugaragaramo ndi gufotora. udusanze mu gitaramo cy'umuryango tuganira uko umwaka cyo kurangiza umwaka no gufata ingamba z'umwaka utaha, kandi uzi ko twakigutumiyemo. None rero nagira ngo igitaramo gikomeze, kandi nawe tuzi yuko ujya ugira ibitekerezo bizima, hanyuma ubwo turagumya twungurana ibitekerezo kandi n'igitaramo gikomeye. dushimire ababyeyi bakiranye mu buryo bwiza bw'abanyarwanda, maze nsabe abahereza umuryango nibabanze batamike maze batwakire abaje batugana mbere ko duha umubyeyi Theogene. Theogene ni umubyeyi w'uruhanga rw'uruhehemure rwuzuye ubuhanga, agahora n'imbaduko iteka ryose akubahiriza ingenga cyangwa se ingengo y'intara y'Iburasirazuba mu gukora n'ikare umurabyo uratinda, ahorana imbaduko. Maze Theogene reka nabo mwagendanye babanze babakire babamenyereye ikibakwiye umuryango, niturangiza turaza kubaha umwanya maze mwize kwisanzura. Kandi nk'uko mwari mwanditse muvuga, mwari mutubwiye ko ubutumire mwabubonye mukabubonera igihe, nimuza kwanzika nababwira iki mukubite mubangura umwanya mugari uraza kuza kuba ruwanyu. Ariko nongere nsabe abana b'umuryango aho baherereye nibahindure maze batwakirire abaje batugana. Dusabe abashinzwe kwakira abantu nibatambuke rwose maze bakira abantu. Mubyeyi nk'uko musanzwe mudutoza gukora neza kandi tukaboneza mu murimo, ariko nk'uko musanzwe muganira n'umubyeyi Theogene igeza ndengura namwe ngo ntabwo musanzwe na muzimano ngo muhuje imisango. Ndagira ngo ubwo abana bari mu gukora umurimo mwabatoreye ntabwo twakwima umwanya umubyeyi nk'uko abyifuza, ariko ndagira ngo mumugenere uko mwabigennye. Umwanya ni uwanyu, ni mu Theogene karame arfo ngira ngo rwose noneho tuguhaye akanya ijambo ryawe warivuga. urakoze Alphonse.
murakoze kandi kutwakira nkuko nari mbikomojeho ubutumire bwatugezeho hanyuma natwe umubyeyi Sindayiga Innocent aravuga ati rero ntabwo twakwanga kwitabira ubutumire bwanyu kandi dusanzwe turi imiryango ihana byose rero natwe turenga ndagira ngo unyemerere ujye juru maze wakire by'umuryango uko Sindayiga Innocent bavuze bati ubwo mubasanga muri mu birori namwe ubashyikiriza iyi ntango bayitereka mu zindi ariko arongera arabwira ati nimuti kuko ari umuryango dusanzwe tubana neza baravuga ati nimuza kubona akanya utwembere mu gitaramo natwe udushyire ku rutonde maze natwe tuze gutaramana. murakoze kandi ituro turarishimye. murakoze cyane. aho rero nk'uko twabatumiye mu gitaramo rwose igitaramo turi baratarama bakishima bakizihirwa bakanaganira. yego ubwo rero tugumye mu dutarame nuza kugira ijambo turariguha ariko tubanze igitaramo kinimbike. oya nta kibazo rwose muze Alphonse ubwo ubuto ninza kugerwaho muraza kumbwira nanjye ntaramane namwe murakoze. Umundire twongere duhuze ibiganza dushimire ababyeyi. Umubyeyi Alphonse yaragize ati dutarame maze nuza kuza kwizihirwa mu nkera gitaramo nawe tuze kukumenyera umwanya ugukwiye. Uko bisanzwe bigenda mu muco nyarwanda n'umushyitsi muhire yakurishaga imbuto kandi nabonye umubyeyi Theogene mwahoberanye maze mbona musa nk'aba bandi bakira n'abaziranye berekana utwobo ndagira ngo munkundire nimwongere mumenye umushyitsi muhire tuze kumvira imubanda maze dukomeze muri wa mujyi wo gutarama nk'uko na gahunda y'umunsi nawe arayizi nk'uko iri umwanya n'uwanyu. Nyakubahwa Theogene. yego mubyeyi Alphonse aho kugira ngo ugumye nigwe n'ijambo bose wenda warivuga igitaramo kikaza gukomeza. oya mwe ntacyo mwantwara rwose narivuga kuko turi abavandimwe. urakoze cyane Alphonse kubera yuko umpaye ikaze ndetse na karibu ukananzimanira kandi ukemera n'ituro ry'umuryango wa Innocent rwose unyemereye mvuge numva ameze neza. unyemereye kandi kuko n'ijambo mfite rikomeye unyemereye ndivuge mpagaze ntacyo bitwaye. ndakwemereye nta kibazo. bakumvira amashyi akoze cyane rwose. nkuko natangiye mbivuga n'undi umuryango wa Sindayiga Innocent usanzwe ubana n'umuryango wanyu umuryango wa Makombe rero umusaza yavuze ati ubwo muraza kuba muri mu gitaramo nawe uze kuganira ati uze kunyibukiriza muze Alphonse uhagarariye umuryango wa Makombe kurushize umuryango wacu waje mu muryango wanyu
uzanywe n'urukundo, ntabwo ari uzanywe n'imagara cyangwa amahane, kubera umwari mwiza mwareze neza, hanyuma tukazamo kubera ko umuryango wacu wabonye ari umwari mwiza. Turaza tubasaba irembo ryinjira inka rigasohoka abageni baritwemerera, ndetse kubera yuko n'ubundi wacu wa mugabo bita ngo Risendataze twabwirukanye yagiye, niyo mpamvu twaje kandi tukaza dukeye dusa neza, kugira ngo muri iki gitaramo cyiza kinejeje rwose utwemerere aho dusa nkaho twasubikiye dusubukure maze dukomeze ibirori. Ijambo ryanjye ni iryo ngiryo, maze niko se Theogene karame twagutumiye mu gitaramo cyo kurangiza umwaka no gufata ingamba z'umwaka utaha. Nagira ngo tuba ari by'uyu munsi dukora, dufate ingamba z'umwaka utaha, kuko ndabona tuwushoje. Naho ibyo gusaba umugeni tuzabishakire undi mwanya. urakoze cyane muzehe Alphonse, gusa nabyo ni ibirori mu bindi, kandi rwose umuryango wa Sindayiga Innocent, reka mvuge ngo urabizeye cyane. Uzi ko muri abataramyi, urabizi ko rwose buri kimwe cyose mucyujuje. Nukuri umusaza yatubwiye ati maze tugusabe utwemerere, rwose nicyo nacyo kijye ku murongo w'ibyirwa, kandi mumwemerere nicyo nacyo tugisubukure tugikomeze. Ahubwo iyo babanje ukatubwira nk'ingamba z'umwaka utaha, ibyo wenda tukaza kubyongeraho ingamba tumaze kuzishyira hamwe. Imiryango yacu n'ubundi se ko isanzwe isabana, dore no mu kanya hari ikindi gitaramo ndabizi ko muri amukirimo, n'ubundi turakomerezaho, kandi ingamba zo zirahari rwose, kuko ndabizi ko mwadutumiye natwe mutwizeye. Reka mutwemere tubagireho umugisha n'ukuri. Umugisha wo murawuhorana. Murakoze cyane. Ariko twe kujya tuvanga. Twifatira ingamba z'umwaka utaha, kuko urabona uyu wabayemo icyuho cyo kurumbya. Turebe ahubwo tuganire ukuntu ubutaha twakoresha amafumbire no kuhira, maze twabona n'umusaruro ushimishije tugatangira no gusaba. Oya nibyo rwose, ibyo uvuga ndabyumva, kandi ubundi nsanze imihigo muyigeze kure. Hanyuma ibitekerezo ariko turakomeza tubitanga, ariko unyemereye n'icyo ngicyo ugishyire ku murongo w'ibyigwa. Ahubwo se ubwo uvuze ko ibyo mvuga ubyemera, ubwo wabyemeye naho utaha. Nayivuze ngo ku rutonde ibyo mwapanze nacyo mucyongere uyu munsi kirigwa. Reka mukuru wanjye nawe agire mubaze ko ibyo bintu bikwiye. Arakoze Alphonse. Theogene karame nitegereje nsanga urimo kubita icyuma uvumbutse ikindi, ariko ibyo nabyo ni ubutwari. Nagira ngo rero wenda hasanga urimo kuvunika, urimo uravunika,
nagira ngo nsabe Alphonse akwemerere rwose ba akwemerere nuko utamenya kuvunika, hanyuma turaza no kubaza abagize umuryango, kandi kuba badushyize imbere tekereza ko ibyo twakubwira nabo babiha umugisha. Rero utagumya kuvunika, urakoze mbere cyane. rero jya mbere rwose. Urakoze cyane. Urakoze. Noneho reka nsabe wa mwari mwiza n'ubundi. oya yavuze ko agiye kubinsaba kandi sinabyemera. Ntabwo urabyemera. Ariko rero Yego. ndagira ngo ahubwo mbaze n'umuryango babyemera, ngo babyemere. Urakoze cyane. Maze ugira imbere gatoya. Maze rwose muze Alphonse. Ubuse koko. Bazunyemerere. ifoto Higire hino mbere yuko nza gukomeza tubanze. Iyi nzoga se ko ndeba icanga se waje usomaho? Ntiwumvise ukuntu ayipfunduye urukoma rugaturika uragira ngo wowe kabyara we wasoma ikaye imeze kuriya? Oya. Rega muze Alphonse ntugire ikibazo. Urabona intore twagendanye rwose nta cyaka ko twaje tugenda ko twagendanye n'abasaza ndetse n'abandi bakuze ndetse n'abasore, kandi tugendana n'uruhago, hagira ugira inyota akica icyaka cyangwa se akagitsirika. Nyemerera tugire gutya. Somaho numve ko iyi nzoga ariyo umuntu yasabiraho umugeni. Oyasomaho wumve nese kuko tutahindura ingingo. Ongera ucurure imbere y'ibiyongera. Ndumva koko barahinya urutoki. Ahinya urutoki? Oya muze ongera usombeho ni ukuri. Iryo wasomye gatatu. Wakoze cyane. Wanyemera rero ngakomeza. Wanyemera rero ngakomeza. Urakoze cyane. Bakumira amashyi menshi cyane. Urakoze rwose. Hanyuma rero muzehe Alphonse, nk'uko nakomeje mbivuga, umuryango wacu wa Sindayigaya Innocent rwose washimye umukobwa w'umuryango wanyu. Ntabwo ndaza kuvanga umuhungu wacu yakunze umukobwa wanyu kuko ahubwo umuryango wacu ahubwo umuryango wacu niwo wabengutse umukobwa w'umuryango wanyu, kandi kuko imiryango yose isanzwe ibana neza, kandi n'ubundi uko mbasanze mu gitaramo umusaza utuyobora twese yatubwiye ati nimuhagera mutwemerere
dusabe umugeni. Ubwo rero kuko ubinyemereye rwose unyemerere uwo mukobwa wo muryango wanyu Uzayisenga Benita ndetse n'umuhungu wo muryango wacu Vumilia Dieudonné utwemerere rwose nk'umuryango ubwo twaje tubagana kugira ngo tubasabe Uzayisenga Benita, umwari mwiza, umukobwa mwiza rwose mutwemerere. niko se Theogene Karame. Uzayisenga Benita ushaka gusaba ko abura imyaka 2 ngo yuzuze imyaka y'ubukure. Iyo myaka uzayitegereza kandi uzi ibyo ribikora. Harabura imyaka 2 y'ubukure. Ariko yewe naje gusaba, twaje gusaba kandi turabizera. Rero niba hari mutwemerere tumusabe, urumva natwe ntabwo twatuma hari ibindi bintu biza mu icyuvuze cya ribu, ntabwo twabikunda rwose. Niba hari mutwemerere tumusabe nta kibazo. Urashaka gusaba umwana utarageza igihe cy'ubukure? Uri nyamutegera kazaza ejo? Oya, ndimo ndavuga ntabwo ndahita mujyana ngo ribi izaze rwose. Icyo cyo ntukigireho impungenge, twe turasaba gusa. Kandi buri gitaramo cyatangiye kera turagira dukomeye dusubukuraho. Ubwo rero nta kibazo twabateza, murabizi ntari impagarara rwose. Ibinteye amakenga nzajya mbaza mukuru wanjye. Uzajya ubaza mukuru wawe. Urakoze cyane. Ariko Theogene, Karame wapfura ko naherutse uri umurezi, uwo mwuga warawuretse? Aya n'ubundi ni umurezi, ndacyari umurezi rwose. Uracyari umurezi? Ndacyari umurezi, ariko hari aho wasubikiye. Oya, ndacyabikora. Uracyabikora rwose, kandi namwe nuko muri abarezi ndabizi. Yego yego. Twebwe rero twanze kukuvuna no kukurushya no kujya kure. Gusaba byo twakwemera ugasaba. Yego. Ariko icyo tutakwemera nuko uwo wasaba ahita ahinduka umugeni muri iyo myaka 18. Ariko wenda umujyanye ukamurerana n'abandi, wenda igihe cyazagera tukaguha uburenganzira bwo kugushyingira, cyangwa se wakwihangana iyo myaka 2 igatambuka, hanyuma tukazaguha umugeni wifuza. Sinzi icyo wahitamo. Oya, kubera yuko namwe mubizi ko turi abarezi n'ubundi wacu kandi turera neza. Ndi kumva niba bari mu bandi bana rwose yakubwa neza. Ariko aho ntibizitwa ko wananiwe kurera niwohereza umwana udakuze ngo ajye kurererwa ahandi. Babyeyi ndagira ngo munkundire uko numvise umubyeyi Theogene no muhanga, kandi iyo avuga azigangira ngo niyo mpamvu icyo yavuze. Babyeyi munkundire muze kumwumva neza, yavuze ati ndaje gusaba, kandi ikibimuteye nuko akunda umuryango wacu kandi akamenya ko abana b'iwacu babengukwa vuba. Aratanguranwa n'abibunaka ngo batazamutanga muri uyu muryango, ahubwo icyo atari buze gukora ni ugutebutsa. Nadatebutsa agasaba hari icyo bitwaye. Nimusanga ari gutebutse ya ngingo muyigaruke, ariko nimusanga adatebutsa mu mureka asabe mabyeyi. Niko Theogene. Karame karamurufo. Urasaba unatebutse? Naje gusaba. Ubwo ari ugusaba reka genda bikwemereye.
bakumvira amashimisha murakoze. ariko Eugene rero uzi ko muri ibi bihe turimo abantu baragenda bakagera hirya no hino, hariho abantu hari aho ugera bakaba baguhohotera, hari aho ugera bakaba bakuzimanira. none nagira ngo aba bantu bateraniye aha, hari uwaba mwarahuriye ahantu ukamukora mu jisho cyangwa abo mwicaranye, none nagira ngo bariya abantu murebemo abantu baba bariya abantu nta nenge rwose pe. ni abapadiri, abapasiteri, ba maseri, abadiyakoni, abavugabutumwa n'abaririmbyi, nta ntege rwose. Theogene, karame karame, uwo mugabo w'amarinete ukuri iruhande, uravuga uyu nguyu? uwo nguwo uri iburyo bwawe, aza aranyegera asaba imbabazi kandi narazimuhaye. reka abasigaye bose ndabona nta kibazo. oya, nanjye yarabibwiye. Yego, ubwo rero arambwira ati rwose byararangiye, wowe ngo turi abaziranenge rwose rwose byararangiye, byarakemutse. keretse wenda niba hari undi muri aba bavandimwe, hari undi muntu waba yaragiriwe nk'ibyo nagiriwe ra, ubwo muhindutse abere mwese rero. Theogene, karame karame rufo. ngo muranze muhindutse abapadiri, abaririmbyi, abapasiteri n'abadiyakoni. ubwo ahasigaye ni ahawe. oya, ahubwo kubera yuko erega natangiye no kwishima rufo, ntabwo wabibonye? n'umuryango wose watangiye kwishima. nabibonye ukigera. wabibonye bigera ahangaha, ahubwo kubera ko unyemereye, ahubwo ubu ngubu ijambo ni iryawe, kuko rwose nk'uko tubona, reka mvuge ngo nta kizinga, icyo dutegeka nicyo dukora. urakoze cyane. urakoze. bakwemereye gusaba, ahubwo gahunda ya leta muri ibi bihe, nta mugabo ugira abagore babiri. ese waba ari wowe wisabira? n'uru ruhara rufo, n'uru ruhara rwose ubona kuko erega cyagiye mwazaga iwacu, natwe twari turi mu gitaramo, hari umwana wahanyuze icyo gihe, yari akiri umwana, avuye kwita ku matungo, ku nka. ubu yarakuze rwose, ntabwo ari njye wisabira, ahubwo niba ari ntacyo bitwaye rwose, ndamukwereka ko nsabira. ntabwo ari hirya cyane, ari hafi, ariko ntabwo ari njye wisabira. nakwemereye gusaba, ariko ubwo atari wowe wisabira nkwemereye gusaba. urakoze cyane. gusaba ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi ni mu gihe koko, ariko aho muri ko umuryango wagira ubuntu tugatanga, maze rero umwanya mugari n'uwatuje ni nkuko wamubwiye gusaba, kugira ngo se arufo
nyemera guke wigira hino wagira ngo se igira hino umusore mwiza ndagira ngo izibanze ndagira ngo izibanze zigahe rwose n'ibigori akira nawe ni isake oya niyo kugukangura ntabwo ari y'uruganda ngo wenda bazayikubaza ntizajya bakangura iyi ni macako hanyuma kubera ko muri abatunzi hari n'akamashini uzi ndagira ngo urebe cyari vierge rwose iki ni ikibumbi murakoze cyane mubyeyi ngira ngo wigeze umubaza ngo mbese niwe wisabira maze ikimenyetso buriya iyo umuntu ahagurutse akikorera umuryango nta wikorera n'ikimenyetso ko ari we utisabira ubwo rero twamaze kumenya ko ari we utisabira ndagira ngo muze kongera mumusubize umwanya noneho atubwire amagi n'amagenzi nibo asabira turi buze kumubona none cyangwa tuzamubona ikindi gihe niba banari kumwe hariya aze kumurikira umuryango nituza kumushima tukabona umuryango ari we wakwiriye tuzi kumukosha nk'amahembe umwanya n'uwanyu babyeyi Eugene usubirana ijambo ubu rwose nakunze kuvuga ngo icyo ugiye kandi icyo nkora ariko umuhungu wawe w'intarumikwa akaba ku rurembo rw'umuheto mu muryango rwose aravuze ati wari babikomojeho niba ari jye wisabira hanyuma nkubwira rwose ko n'uruhara rwanjye bitakunda ubwo rero ndagira ngo hari uze kunyemerera nkwereke ko nsabira niba bikunda Muzehe Alphonse ndakumva ngira ngo inkwano za mbere nazibonye urakoze cyane ndagira ngo rero uzane ungere kuwusabira aze adusuhuze namara kudusuhuza abasigaye ngo turagukosha inka amahembe bakumira amashyi umuryango wa Sidayiga rwose n'impundu zivuge reka nsabe
uburyo Dieudonné baza ahagurukiye imuha ndaza gusaba kugira ngo inzira ize kubamo hano, inzira nibemo ahangaha. Ndasaba Dieudonné aze imbere n'umubyeyi wa batisimu, abandi bashake baba basigayemo aho ngaho, bombi baba aribo banza kuza. Dieudonné agenda imbere yabo, bakomeze batambuke. Babyeyi, mbonye Dieudonné nsanga ndamuzi, ndagira ngo munkundire twakire Dieudonné n'amashyi menshi. Iyi ni intore itera izindi kwesa imihigo, akaba mu isibo y'abadahigwa, uhangwa mbona ikomeza itsindagira misheje, maze umuryango ukomeze ukwakire, maze uko atambuka mwakiriza amashyi menshi usanzwe wakira abaje batugana. Ukomeze mutambuke imfura z'umwami, tambuka maze wegere umubyeyi aho atetse ijabiro, maze aguheshe umugisha wa kibyeyi. Tambuka rwose ngabone aho ababyeyi batetse ijabiro, maze ugende ubasanga baguheshe umugisha wa kibyeyi. izi mpundu ndaje mbazaniye, dore impundu ngo zirawe twunge, izi mpundu ndaje mbazaniye. Ababyeyi ni mu bundi yamwegereje umwakire Dieudonné yamaze kugera mu muryango. izi mpundu ndaje mbazaniye, barangiziye nyamibwa. Nguyu Dieudonné, nguyu umuhungu nguyu itugu bibereye guheka imitavu, nguyu umuhungu w'uruti rutari ruto, nguyu umuhungu w'uruhanga rwuzuye ubuhanga. Ndagira ngo umuhunde araseka akamwenyura akerekana inyamuryango, ni ikimenyetso cyo kwizihiza umuryango waje. Nimwongere mwakiriza amashyi menshi ndetse n'impundu. Urakabyara rwose, urakabyara Dieudonné, urakabyara. Izo mpundu z'urwanaga bakwakirije umuryango, barakabwira ngo urakaza neza mu muryango wacu, maze uba umwana mukuru mu muryango ntuzitwe umukwe, maze kuko umukwe avuna akarago utambuke umwerekaho bagutugeneye ko wazanawe guteka ijabiro. Tambuka mfura y'umwami, tambuka rwose, tambuka maze bare ibyiciro by'umuryango barabizi, nakurebera icyiciro umuhungu aratambuka neza ashinjagirana isheja, aratambuka yitonze nk'umuhungu wakoze igashima mu muryango iwacu. Tambuka rwose, tambuka pe, buhoro buhoro. Urebye intambuko ukabona ukuntu ashinga icumu, uyu muhungu wamugira umutware yatwara, kandi uwo yagabira nta wamunyaga, maze ushinjagire buhoro buhoro rwose. Muryango mugari, ndagira ngo mbagireho umugisha, nimwongere murebe muri runo ruhanga rw'uyu muhungu rwuzuye ubuhanga, arasa na Dawidi acyuye isanduku y'isezerano. Nimusanga arakwiye ku mwana mukuru w'umuryango, dushimire Imana imuduhaye. Amashyi menshi rwose, aya arahagije Dieudonné ntacyo. Uko uzajya wicara kukicara abami bazajya bayakongeza, ahubwo uzaharanire kuhicara inshuro nyinshi. Yemwe ba muri aho mwese, ni amahoro. Umuryango wacu ukunda abana baje babagana, maze aba bana nabo ni munkundire tubaha amashyi menshi tubashimire. Aya mashyi rero akennye impundu mu muryango wacu afite icyo asobanura. Avuze ko mutari mwazamurwa mu ntera, ariko nanone ntabwo twabarenze impinga. Ndagira ngo rero mbereke amatwi batatu bimenya aho bagomba kwicara. Nta cyicaro umuntu yabamenyera muracyari bato mu muryango, kandi umwana mu muryango ntabwo ahezwa, ntanatumirwa, ahazi usangiye afatira aho ngaho. Maze mu nkundire mbacira irenga kuko twabakunze umuryango, ujya kwicara ibumoso asigemo intebe, ndaza kuza kubabwira aho rirengera. Maze rero reka nkugireho umugisha, shaka bugi n'uwo mwagendeye. Babyeyi muze kunkundira, ndaza kwibanda kugena ngera ku gihe, kandi aho ugeze kirashamaje. Nimunkunde ntimuze gutego cyangwa umutebe nzira, umwanya mugaye ni uwanyu, nimwongere mutuganirire, murakagwiza. Muzehe Alphonse rwose namushimye. twamushimye, ahasigaye ijambo ni iryawe, unkoshe rwose nta kibazo.
nibyo ndagukosha ariko reka nawe ubone ukwera. Mubyeyi ngira ngo yari yifuje ko mwamukosha, namwe muragira muti banze abone uwakwera. Theogene ni umuhanga, arandengura akambwira ati abakobwa b'umuryango wacu nta maneko, nimunkoshe. Uza kandi akwije igitaramo nk'iki ngiki arashimwa n'umuryango Sabira, nimwemere umukoshe. Theogene, karame ngukoshe. kosha rwose. Uri umutunzi cyangwa uri umworo? Yewe umuryango wacu ni abatunzi Alfo, ni abatunzi rwose. Ntubona ko twaguye n'amata kuko ntubireba wowe? Ngira ngo ibyo uvuze mukuru wanjye arabyumvishije, mukoshe mukuru wawe. Theogene, karame uvuze ko uri umutunzi, turashaka zimwe mu zo utunze. zimwe mu zo ntunze. Duhereye ku batubanjirije aribo ba nyogokuru, izo bakowe twarazibonye, Yego na ba mama. Turagira ngo uze muri uwo murongo uduhe kwera 8 ukinze, hanyuma rero ugerekeho n'imfizi izirara mu mahembe. Izo ziraba zihagije kuko zirajya mu zindi. Murakoze. urakoze cyane. Nyamuna mubyeyi waduhoye ko ndeba inama ibaye ngari igiye kumera nka ya yindi yagabanyaga ibihugu bya Afurika. Ongeramo rwose, maze nujya kumukosha unkundire ngucire irenga hafi bataza kugira ngo tugiye gutangira kwitunga ku nkwano, bakoshe nkaho twitwishe. Naye namubwiye ko ari izijya mu zindi, Bakoshe rwose. ariko Theogene, karame reka ne kukuvuna. Izo wagennye barizo uko, kuko uri umwana wo mu muryango, ntabwo uri hirya y'umuryango ngo turakuvuna. Oya, uko wagennye bari kudukwira. Rega ntabwo navuga ngo nagiye kuko nta muntu wikosha. Theogene reka ngufashe muri icyo data yakubwiye, ntabwo duhera kwitunga ku nkwano. Umuco nyarwanda iyo ukweye abasanzwe batunze, ubakwera inya nimwe ikagira indi yiherekeza, wabonereje aho ngaho. Urakoze cyane rwose. Buriya icyo avuze nacyumvise, kandi nubwo bavuze ngo twakoraga inama, si ukwibaza ko izo avuze zitaboneka, ahubwo ndiho mbwira abo turi kumwe ni nyaboneka babwire wa muhungu uziragira yumva ijambo ryavuzwe azicyamure azoreze mu rwuri. Nibyo ndimo mvuga. Naho ubundi muzehe we Alphonse n'ubundi nzuri ziregeranye dusanzwe tugira, kuzicyamura rwose ntacyo bitwaye. Theogene, karame umuhungu wacu aragukebuye, ariko kandi burya n'inama ntabwo ari mbi. ntacyo bitwaye. Abajyanama babiri bishe imbwa y'umwami ngo biharirwa ababuranama. Kujya inama rero nabyo ni ingenzi, ariko ibyo mwari mugambiriye niba ari ibyo, Imana ishimwe. Ahubwo niba bashimire, no kuri abantu ni imfura bashimire. Theogene, karame muzafunze. ubwo mu kanya umutahira n'umuveterineri barajya kuzireba banazisuzume, ariko ntacyo bazihoramo, ahubwo baranyaruka bazirebe baze batubwire amazina yazo. Umutahira araza kuzireba, naho zo ni nzima nta kibazo zifite, ntabwo zikeneye umuveterineri rwose. muzehe Alphonse ni nzima. Theogene, karame ntabwo twagukwemerera umugeni hanyuma ngo tukwime icyizere cy'izo wadukwereye. urakoze cyane. Reka tubyizere dutyo. urakoze cyane rwose. Tuzi kugira inka nzima kandi nziza.
inyungu zamaze gushimwa mu muryango, ariko nimwakiriye amashyi menshi n'inka muzakiriza amashyi n'impundu nk'uko byaremwe. Ayo mashyi n'impundu n'iby'inka nibyo kwakira inka zitaha mu muryango iwacu, kandi nk'uko bisanzwe tubemereye ngo abaveterineri twaba tutabafitiye icyizere, turabizeye kandi muragwije, muragahorana Imana n'u Rwanda. Urakoze cyane. Maze nk'uko umubyeyi rero yari yushirije aho ngaho, icyo avuze baravuga ngo umwanya mugari ni uwawe, niba hari ikindi cyifuzo ukimuture. Urakoze cyane. Reka umuryango twagendanye bongere bakumvira amashyi menshi. Kandi inyemerere manze ngushimire mbere yo kugira ikindi kintu mvuga. Muzarufo karame reka manze ngushimire mbere yo kugira ikindi kintu mvuga. Iyi ni ishimwe ry'umuryango wa Innocent, ubashimiye rwose, urakoze cyane. Hanyuma kandi Alphonse, nahoze ntereye ijisho hakurya aho wa muhungu Dieudonné yicaye, rwose unyemerere nakweretse umuhungu wanjye, maze nanjye unyemerere ugereke uwo mwari mwiza. Urakoze cyane. reka rwose byo ndaje mbigukorere kandi babirimo. Yego. Humura ntabwo twakwisubira kuko wakoye, umugeni wasabye arahari. Urakoze cyane. iyo nabashaga kujya kumusura akamukuboko nsezeye mu nzira nkagira icyama ngagera iwanjye ntubonewe ngaho nimpundiza umurindi n'umuriri mwinshi w'impundu z'urwunge nababwiraga ko ntajye sijya ntubonewe Umubyeyi wari ugize uti ukeneye umukobwa ko yaza mu nkeragitaramo, ndagira ngo noneho muze mu nkundire mwigire ejuru mumumenyeshe ubutumwa nk'uko mwabigenye. Maze muri uyu mwanya ufite telefone nayifotoze vuba vuba, akimara gufotora twereka purake y'inkweto. Ubwo utarafotora utaragera ahangaha nabyihoreye. Murakoze. Ngaho mureke rero abafite tin number ya RDB ari baza kudufotorera izi gahunda.
Benita rero nubwo aha ngaha umuryango bagutanze kandi ni wowe wakunze uriya musore ubwo arakujyana. kandi uzasusurukirwa ugeze mu muryango wacu, wizihirwe nuko uje utugana, maze uyu mwanya nawo nzongera kukwita akazina kawe ko mu buhinja. Humura munyana ntiyumvise, munyana humura ntawe. nagira ngo uyu mwanya Dieudonné yambwiye ngo arashaka kwereka inshuti ze magara. nagira ngo noneho mu nshuti ze magara yatoranyije kugira ngo aze kuzikwereka, reka maze mama Mutoni atambuke yigira hano imbere. Igihango mube mubizi, mujye murwogamo igihe cyose, mururinde guhungabana. Dieudonné arazirukana urugendo rurerure mwakoze mutegura ibirori byiza nk'ibi ngibi, aribuka indaro mbi waraye kubera we, aribuka ko hari byinshi wigomba kugira ngo azagire ibirori byiza nk'ibi ngibi. Yaguteguriye impano, ni ikimenyetso cy'uko azirikana ineza yawe kandi akazirikana ibyiza byinshi wagiye umukoresha. Maze ngiyi impano yaguteguriye, nuza kuza kuyifungura uraza guterwa ishema n'isheja, maze ubone ko imirimo myiza wakoze utagize ukorera gito. Ati maze barumuna be bamugwa mu ntege, uzakomeza ubabera umubyeyi, uzabatanage, nawe uzaterwa ishema no guhora uhabwa impundu nk'iyi ngiyi yo gushimirwa. Reka dutumire mama Rehema atambuke nawe yigira hano imbere. Warakoze kwemera kuba umubyeyi we, iteka ryose ugaharanira yuko uyu muhungu yahora asa neza kandi agaseka, maze ibi bitwenge bya Dieudonné ngo niweho soko abikomoraho. Ati Benita mwana wanjye, tuzadufatira umuhungu neza akunda kwizihirwa, kandi muzakuza kubireba bose bakaza kumwenyura, icyo bahuje bose bafite inyinya hejuru. Nimbeshya bose bamwenyure mugire ngo muraza kuza kwemera ko ntabeshya. Reka nsabe Clementine nawe atambuke yigira hano imbere kugira ngo nawe aze kuza guhabwa impano. Clementine nawe atambuke yigira hano imbere. Bakunda kumwita Clement, ariko kuko atari umugabo ari umugore ni Clementine. Clementine natambuke yigira hano imbere. Yambwiye ngo nagira ngo akumurikire muramukazi wawe kandi amugushimire. Uri umuvandimwe mwiza, uri umujyanama w'indashyikirwa, mbese kugenda ahereye kuri musaza agahera kuri muramukazi. Aturakaza neza umuryango wacu, ati ikimenyimenyi ko tukwizihiye, nibaza kuza kureba uburanga bwanjye n'ubwawe birasa n'ubwiza uhuye no kwisiga. Turagushimiye Dieudonné, turakoze kutuzana umukobwa mwiza wizihiye umuryango wacu, maze kubwa byinshi byiza wakoze. Umuntu atarenze ingohe, nawe baguteguriye impano. Iyi mpano rero ivuye muri bya byinshi bito witaga ko ari bito, ariko bitatanzwe na gito, byatanzwe na mukuru. Warakoze, iyi mpano nawe iguhesheje ishema n'isheja kubwa byinshi byiza wakoze. Reka dutumire mama Benita akaba nyirasenge wa Dieudonné, atambuke nawe yigira hano imbere. Sorry, nyirasenge wa Benita. Reka kuvuga Benita ukavuga Dieudonné ni kimwe. Ngo uri umubyeyi mwiza, maze uri umutoza utoza inganzo idahuga, kandi mu byo wamubwiraga kugira ngo umutoze nk'umwari munyarwanda azagira urugo ruhire. Yambwiye ngo hagiye nibugibwa kandi haragendwa, iteka ryose uzajya uterwa ishema no kumva impumuro nziza y'ibiganiro byiza bikomotseyo, kandi bizaba bikomoka kuri we. Nawe nibagushimira akabyara, nibagushimire rwose, ntagire no gushiha, bagushimire. Utagira nyirasenge arisenga, uburanga ubona uyu mukobwa no ufite nyirasenge umusiga agasiga mu bisage, maze yasugira agasagamba agatera imiryango y'ubunaka kuza kwenda uyu mukobwa. Maze rero nyina w'umuntu niwe miti ya myambi. Nguyu rero mama wacu mutoya, turagushimira nawe uburere bwiza wadutoje, maze uberewe impundu mu Rwanda rwari rwa Gasabo, nawe wateguriye impano mubyeyi mwiza.
impano ivuye mu biganza by'abana banyu bwite, maze icyo ukwiye ku mwana kiya ku mubyeyi kiramwizihira, nawe uzihirwa rwose, maze nufata n'akano gafoto wizihiwe ntureba da maze mama nawe yabateguriye impano, ndagira ngo nama yibashyikirize ati Benito warakoze kutubera umwana mwiza kandi muzima, ngiyi impano nguhaye n'umugabo wawe umuryango wagusabiye, ati maze namwe muzagire ishya n'ihirwe iyo mugiye. Tukiri aho reka nsabe ba masenge aho bari hano inyuma yanjye gato n'izo nkongoro nimuzitambukanire cyane mwe mbere. Ndagira ngo noneho bamasenge bamaze gufata agafoto k'urwibutso babarebera imyanya myiza bakwiriye. Reka noneho nsabe mushiki wanjye mukuru abereke bamasenge imyanya yo kamba ari buze kuza kuba atahanye mu gitaramo cy'umuryango. Ucyuye inkoni nta kibazo biba bigaragara ko azacyura nabo. Namwe babashimire rwose, nibabashimire rwose, nibabashimire. Noneho ndagira ngo nsabe Benito nafata akaboko Dieudonné amutambagize mu rugo, mwereke umwanya mwiza umukwiriye kwicaramo. Ni muri uwo mujyo ndagira ngo noneho uyu mwanya protokoli ize kuza kuba nkeya, yemwe ko byihorere rwose, byihorere. Urakoze, turagushimiye nawe usiriza aho ngaho. Undi muri musigaye ni uwawe, ukore nk'uko abanyagusenge bagutoje. Maze mu nkundire ko izakoye mushiki wacu zageze mu zindi, nigombe abatahira baze batubwire amazina yazo. Abatahira umwanya mugari ni uwabo, nibahinguke muri ino nganzo maze bayisakuze batubwire amazina y'izako. Navuze ngo protokoli ize kuza kuba nkeya kuko watojwe neza. Benito ni umuhanga ati ngwino nkuyegamize ufate mu gituza kugira ngo utazahungana maze nguhe icyo kumushira inyota. Dieudonné ni ubwa mbere ahawe n'umugore we bwite umuryango wamusabiye, arasoma yumviriza akongera agasoma kugira ngo yongere gucurura urakabyara. Burya umugabo rero yafata umunwa ni ikimenyetso cy'uko aba yanyuzwe, ntabwo aba yumiwe ahubwo aba yanyuzwe. Arabata ariko ibi byiza bingana bityo ubundi byari byaragiye hehe. Genda ushira impungu, shira impungu niyongera gusubire rwose, musubire mbere. Yumva icyanga cyo gushaka umugore mwiza wihogoza nkawe, oricyo murebe ukuntu yegamiye, nta kintu bitwaye. Mu nkundire Nshirirenga Dieudonné, abakobwa b'iwacu bakunda umuntu ubaha avuga ibihozo n'ibisingizo. Maze Dieudonné umwanya mugari nawe ni uwawe. Dieudonné ati urwo ngukunda nikiza, reka ndugukunde, nduguko ndufite ni wowe ndufitiye,
urabaruta ubarusha inzobe inyoye. nibagushimira barahaga urakabyara. Reka twakira abatahira, twakira abatahira baze batubwira. Utunganiza utanga ninjye mutahira uba muri ziriya nka. Rero barebye muri ariya mashyo barambwira bati ngaho mutahira turebera inka zikwiye Benita. Nagiye ndeba inyana enye zirara imfizi mu mahembe nzishyira hariya mu ishyo ryabo. Ndongera ndahindukira ndeba muri indi shyo ndeba izindi enye zitetse umwomano nazo nzishyira mu ishyo ryabo. Zombi ziba inyana umunani. Ubwo rero nishyo data rero nyakugira imputanga n'izutunga. Ntabwo nje kuvuga inka twakuye ahubwo nje kuvuga ari amashyo zirimo. Rero inka izicanira amatara mu mataha zitashye, ariko mbere yo kuyibabwira reka nanjye mbanze mbibwire. Ndimo bitayiruka bugenda muzi imitwe ni igitego cy'abashizi. Ndara mu nkera bwacya nkahita mu nkindi ndi umuhungu utagaramba yesinjya duma. Ndirukinga rukingira mu murongo ndume tuzirasanira ku ishyamba narasaniye kuri buri basore bamanza amaso ndumwita w'inzovu sindibwa ninde. Ngabo yanze uruhinja mu ruhinga rwa kibiri mwe yatese basora agahinda yihije mutari. Ngabo yanze abatutira batongana ngo ntibatura nikunda urugo ruvuza umugore ngo mu gitondo ruvuga amahoro. Ngabo ngabo yanze kunywera mu migende kwa nkongo ngo inkongoro kwa muganga zavo. Uzaza ureba indangamirwa nica umugambi ndatirwa abahizi. Kumva ndenga biriya yica abagome ikaramya abagabo ikaremereza n'abandi mu ruhimbi. Dore ruti we igira amabere atunga abashumba ku ishyamba. Abagore basiganiye kwigemura. Mugore mwiza ntukarara umugabo mfizi ntukarara ushumba mukobwa ntukarara ikivuguto. Mukobwa usigaye nawe ntiwihebire. Hagaze mu gicucu cy'umusaraba wawe none ndibutse induru nyinshi z'abavaga kukubamba hagati y'isi n'ijuru iyo mu kabande kagorobota humvikana urusaku rwinshi. Aba bana bawubane nabo, imbaraga z'abademoni zibahunge. Turwanya umukwe n'umugeni turazitangirire. Isengesho sengera abana ribarinde. Imana kubabeho, igitinyiro cy'Imana kibabeho. Imigambi y'umubisha yose ni mu ijambo. Kugira ngo aba bana bagendane nawe ubane nabo basezerane amahoro bagere mu rugo amahoro bazabyare bunguka umuryango mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Hariya uzatujyana hariya ni mu buturo bwera bwarindishijwe kubatera